Komeza mukaba mwana chat ukamubwira ati anytime habonetse akarinki rero cyangwa se habonetse akazi wazankonecta either mfite itike nzitegera cyangwa se kabonetse kari full sponsored wazambwira kansponsoringa nyine kakangeza. It's your boy Chef Alex. Mbahaye ikaze cyane aho turebera ibintu byinshi bitandukanye haba kuri kawa guteka tipu mu bijyanye n'ikawa no guteka. Ariko nanone tukagaruka kuri ku nama zimwe na zimwe tugirana mu kuba twabona akazi abroad cyane cyane muri Middle East mu Barabu cyangwa se mu Barabu, Oman, Saudi, Dubai. Muko bisanzwe ngiye niho nkorera. Iyo mbonye amakuru rero nifashisha mu kugira ngo sharing abavandimwe bari hirya no hino baba yakeneye cyane cyane ko ari abantu baba bakeneye kabisa. Rero uyu munsi tugiye kurebana hamwe nkuko video y'ibwashize nabwiye ngo nzabwira uburyo ki wakora communication cyangwa se uburyo ki bworoshye wajya ubonamo ama link. Vuga ngo ikoze communication na link ziraboneka. Communication ikuganisha kuri link. Ni gute rero wakora cyangwa se ni gute wakiconnecta n'abandi bantu then connection yawe ikakomera cyangwa se niye wasanga abantu wakiconnecta ku buryo ki bagwa link anytime akazi kabonetse. Ukiconnecta nabo ukabibwira. Ibyo byose byo tugiye kurebana muri iyi video. Icyambere ngiye kubwira ahantu hambere ushobora kuba wavana link cyangwa se ko wavana umuntu uzaguha link. Ahambere ni kuri social media. Social media ni gute ngo uzavanaho umuntu. Social media ukuntu uzavanaho umuntu uzaguha link ni uburyo ko ni uri barista byaho then wandike muri searching baristas cyangwa se na barista bose muziranye cyangwa se uri gustrollinga ngo tuba duchattinga kuri social medias then ubona mu barista umwinjire umubaze ukorera hehe n'ibyo. Abantu benshi nagara abana babi cyane cyane nk'abantu bari muri ibi bihugu babazi ko bazanywe na connection. So nawe ko kwima umwanya ngo muvugane nago bikunze ko uyu mwana cyara kuvugisha. Iyo ubonye nyine uwo muntu ameze nk'uri gukorera hanze ko nawe urabibona. Umuntu ukora mu Rwanda, umuntu ukora hanze uhita ubibona. Then uramwandikira ukamubwira ati semeze gute. Ukamwaprosha nyine ku buryo muri good communication muri formal words ku buryo ki umubwirana respect. Kandi ikindi cya kabiri ukamwereka ko anytime habonetse ubufasha yagufasha akaguhereza ubufasha nka link. Ese habonetse link ariko ibyo bigeraho wenda urabizi ubanza gusuzuma umuntu wamara kumusuhuza kugira agatakurambirwa. Ushatse wamusuhuza he runaka uramusuhuje. Communication uko igenda, communication igenda mu gusuzuma umuntu wamara kumusuhuza akwikirije. So yakikwikiriza icyano cya mbere ukwiye gukora ni ukumubwira uri we ikikugenza n'icyo ushaka kugira ngo umuntu utamukereza. Abantu babumva uri kubabwira ubusaka itakureka cyangwa se akaba kujya sine bitewe nuko ari kubona atazi ikikugenza. Ariko kuba ufite amahirwe ya message ya mbere ko ari buyibone ugiye akoresha umubwira ati nduyu n'uyu unshobeye iki n'iki ndashaka connection mu buryo n'ubu. Umubwira ikikugenza muri make kugira ngo abatakujya sine. Babizime ko message za mbere bugiye abantu barazireba. So iyo message ya mbere umuntu ayirebye rero akumva umuntu ugwisha ku ntego, akumva umuntu uri nyine ufite gahunda nakabuze ashobora kugusubiza mugakomeza mukaba mwana chat ukamubwira ati anytime habonetse akarinki rero cyangwa se habonetse akazi wazankonecta either mfite itike nzitegera cyangwa se kabonetse kari full sponsored wazambwira kansponsoringa nyine kakangeza aho ngaho. Cyane rwose hari igihe nanjye ubwanjye nshobora kubona link ariko kwa ko wenda nta muntu mfite ko wandi ubibwire nkaba najya muri DM yanjye Instagram n'ahandi nkareba umuntu ugeze kuyimbwiraho nkahita mubwira ati maya nimero yawe ugasanga birageze. Kandi ikindi cya kabiri ukoresha social media zawe ko ngiye nshobora kubona akazi nkaba nabwira umukire nkamubwira ati dore umuntu nguyu dore Instagram ye ngiyi mwandikire. Ukiri agiye kuri Instagram yawe agasanga na video yawe iri gukora akazi agushakira mu by'ukuri nagaba interested cyane mu gwakazi. Ariko yasanze warashyize ama video yaba ari meza yaba ari mabi ujye ushyiraho. Ibyo bigaragaza ko at least ufite experience ko umucyare iyi foto iyi video yayipostinze umwaka wo muri kangahe agasanga wayipostinze haciye wenda nk'imyaka 2 atavuga tubyanze bikunze umuntu yari kiri mu mwuga yagize experience
akakwandikira then bikaba byacamo gutyo. Ubwo n'uburyo bwiza bwo kuba wakonekta n'abantu bari hanze unyuze kuri social medias. Indi showa wakoresha nkuko nabibabwiye ejo, wakoresha ama website nka LinkedIn, Indeed, Upwork n'izindi zitanga akazi muri ubwo buryo. Kandi ahandi ushobora kuba wakura nka link ni kuri TikTok. Buri ushobora kujyaho ukandika maybe akazi. Hari abantu baba bavuga ibintu by'akazi ya TikTok, wandika icyo wumva utekereza mu mutwe wawe, bakuzanira abantu bavuga ibintu biri related n'ibyo bintu uri gushaka. Naho hari ahantu birashoboka, cyangwa ukandikamo barista Oman. Abantu baba babyandika ati barista in Oman, barista in Dubai, ukareba abantu mushobora kwa mwaciringa mu rurimi rumwe cyangwa se n'icyongereza. Abantu benshi bavuga icyongereza, ukaba ukiconnecta nabo. Abantu benshi birirwa bavuga ngo njye mbaha nimero yanjye, nago mwese abantu bose najya mbereza nimero yanjye ngo bikunde. Wenza hano twungurana ibitekerezo, mwereke uburyo bwiza bwo kuba wabonamo akazi, ahantu heza ho kuba waca n'icyo ukwiye kuba wakora kugira ngo ubone akazi. Kandi ndakeka ko ibintu mbabwira abenshi babinyereka, barabimbwira ko bibafasha, kandi abari byiza cyane. Bikubwira kugira ngo bigufashe, bikubwira kugira ngo ejo n'ejo bundi nawe nuhagire ukabona akazi, nzishime kuba nakubona dukorana. Thank you so much. Mujye musana video zanjye z'ubwashize, hari amakuru menshi mba naravugiyemo kandi ashobora kuba yagufasha. Of course hari amakuru ngwereza ufite urujijo, kandi no muri comment ushobora kumbwira ese niki udoubtingaho kuba cyangwa se wibaza. Ari umuntu wigize kumbwira ngo nimurangira akazi, ndavuga ati ndakurangira akazi ariko muri Oman. Ngoya ngo nari muri Oman wapi? Ndavuga se kubera iki? Ngo nago nizeye security yanjye muri Oman. Ubwo nibyo bintu byose nabyo nabisobanuye kuri video y'ubwashize. Ugenda urebe ese ni security muri Oman iteye ute. Abantu benshi babona amahirwe muri Oman akanga kuza gukora kubera ko bafite ikibazo cya security kuri gihugu cya Oman. Ibyo byose rero nibyo mbaganiza muri izi video zanjye. Ujye unsura kuri video zanjye, unsure urebe icyo ushaka kumenya, kandi niba utakibonyeho siga comment yawe. Video y'ubutanzagaruka musobanurira ukuntu bimeze, kandi niba ugiye gusiga subscribe kugira ngo video zanjye uzibona buri munsi, uko nsohoye video uyibone, na like yawe kugira ngo video yanjye ibashe kugera ku bandi bantu benshi. Ciao ndakeka ibyo bintu bigufashije rero, kandi nubikora ukabikurikiza ndabizi bizavaho umusaruro. Nawe ujye wibuka gupostinga icyo wakoze, waba uri umushefu waba uri umubarista, jya wibuka gupostinga ku ma social medias, umenye kuyakoresha uhora postinga. Kandi ikindi cya kabiri, ujye utaginga Oman, taginge Saudi, taginge Dubai, taginge Middle East. Hari igihe video yashobora kuba viral, ikaba viral muri ibi bihugu, ugasanga nk'umwarabu ahise kunyuraho aguhaye akazi. Nkanjye ngiye gupostinga video kuri TikTok, umwarabu mu boss nyine aranyandikira, turaciringa aho tumvikanye ku mafaranga, ariko twe twacirinze. Arambwira ati even you have nice videos. Urumva ko yari yacekinze nuza yanjye video zanjye, akazireba akamwe ama compliment, akambwira ati video zayo ni nziza. Namubwira ati thank you sir, but ntabwo twumvikanye ku mafaranga, nicyo cyari ikibazo. Ariko urumva ko byagize impact. Ntabwo njye bamwaproche, niwe wanyaprochinze ambaza kuri ibyo bintu. So nawe rero wabikora kandi byakunda, aka video kamwe. Abantu benshi mubitse ama video kandi mudafite icyo muyakoresha. So wajya ubikora buri munsi byazakubyara umusaruro. Thank you so much. Reka video tandende kugira ngo tutarambirwa, ibindi n'ubutaha ture muri video z'ubutaha. Thank you.